ngo ndimo nonka umurambo ngo mfite n'amaraso menshi ku mubiri. Bakumva yuko mbareze bakongera mu gitondo bakansubiza mu yindi mihino. Komera. Mukunzi w'Inama TV ndagusuhuje aho uri hose. Birashoboka ko mu buzima bwawe hari ibibazo ujya wibaza, ariko hakabaho n'ibindi utigeze wibaza na rimwe mu buzima. Hari nk'ikibazo umuntu ajya yibaza ati ese uyu muntu bavuze bati mama atekereza nde, data atekereza nde, sogokuru atekereza nde, nyogokuru atekereza nde, masenge atekereza nde. Hari ibibazo nk'ibi ngibi navugaga wowe ushobora kuba utarigeze wibaza kuko urabafite niba batakiriho ariko ukaba ubazi. Ariko uyu munsi ndabahuza n'umuntu, umusore utarigeze abasha kumva icyo kintu cyo kumenya ngo mama ninde, data ninde, sogokuru ninde, kuko kuri we ni umwijima ubuditse, nta na kimwe abiziho. Ndashaka ko tumwegera tukamuganiriza wenda ukamenya impamvu kuri we icyitwa amasano atagifiteho amakuru nk'uko wowe ubitekereza, nk'uko wowe iwawe bimeze. Urakoze, munyemerere twakire mugenzi wacu aratwibwira, umutumirwa wacu w'uyu munsi ku Nama TV. Murakoze. Watangira utwibwira ukabwira n'abatukurikiye. Amazina yanjye banyita Rugamba Gift. Uvuze? Rugamba Gift. Rugamba Gift Louis. Yego. Rugamba. Batuvaye amakuru yuko uri umwana n'ahangaha muri Mubuga ya Karongi Iburengerazuba, uri umwe mu bantu bafite amateka y'umwihariko. Bishatse kuvuga iki? Urinde wakwisobanura gute ayo mateka bavuga ufite y'umwihariko nayahe? Muri makeya ikintu nabasha kubasangiza njyewe ubwanjye kuri njye nibonye meze gutya. Bashije kurambona nkorera mu muryango, ariko bakambwira yuko uwo muryango atari wo mvukamo. Uwo muryango rero ukaba wari ugizwe n'umukecuru umwe n'umwana we. Ubwo birangira rero uwo mukobwa we ari we nise mama kubera ko ari we nabonaga. Ariko nawe aza kubinyemerera yuko ambera umubyeyi, aza kumfasha mu bijyanye no kwiga no mu bijyanye no kwivuza, byose akajya bimfashamo. Ariko nkura nzi neza yuko ari we mama. Biza kurangira rero abaturanyi bagiye bambwira yuko uwo nguwo nita mama atari we mama. Nanjye nje gukurura amakuru neza ku baturanyi abo nabashije kuba nakisanzuraho, bambwira yuko njyewe yantoraguye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Antoragura muri paruwasi ya Mubuga. Aha turi nyine kuri paruwasi ya Mubuga. Kuri paruwasi ya Mubuga aho ngaho twicaye. Ko rero njyewe biza kumbera ihurizo rirerire, bimbera ikibazo gikomeye kuri njyewe n'ubu ngubu ntabasha no kwakira. Ubwo bagutoye ungana iki? Bakubwira ko unganaga iki? Njyewe ubundi bambwiye yuko natoraguye ndi uruhinja, ngo baza gusanga ndi mu mirambo muri paruwasi ya Mubuga aha ngaha turi. Ngo ndimo nonka umurambo ngo mfite n'amaraso menshi ku mubiri. Ibyo nabashije gufata. Ku babyeyi bagutoye bakubwira ko wari ufite nk'amezi angana iki? Nta n'ukwezi nari mfite, ngo nari nkifite n'umubiri wo mu nda. Bishobora kuba waravukiye hano ku kiliziya? Yego, nyine bansanze mu mirambo nyine ngo ariho ndi no konka umubyeyi batabashije kumenya. Niyo makuru nabashije gukura mu baturanyi, ariko umubyeyi tubana ntabwo yigeze abimbwira. Ntabwo icyo kiganiro murakiganira? Ntabwo turakiganira. Niyo nashatse no kubimubaza we ntabwo abashaka kubimbwira. Ubwo amakuru ugiye ufite nayo ugenda ukura mu bantu? Ngenda nkura mu bantu. Wayadusangiza ayo urumva harimo
ababikubwira mu buryo bugiye butandukanye, ariko wowe uyu munsi iyo uyagereranyije ugenda uyahuza wumva bakubwira ko urinde ko ngewe iyo ngereranyije nyine ibyo bambwira n'ibyo ngewe nanjye nshyiramo ubwenge bwanjye nk'umuntu mukuru, kuko tumaze kugera mu myaka miremire, imyaka 31, ntabwo waba uri umuntu ungana nkanjye utarabasha kubaransinga ibyo abantu bambwira n'ibyo nanjye nibonera. uko biri kose nyine ngewe uko nabibonye ntabwo mvuka muri uwo muryango ndererwamo, yego nta n'ubwo dufitanye n'isano. uko biri rero ngewe naje gusanga ibyo bambwiye n'ubundi bishobora kuba ari byo, kuko niyo ngerageje kuganiriza uwo mubyeyi wantoraguye n'ukuntu numva ngo narerewe muri Eruferina, bagiye kuva hano muri paruwasi ya Mubuga kuko ariho hari Eruferina, bagiye kutujyana ku Nyundo, abandi bari kujya muri jamu i Muhanga, aribo bari baracitse ku icumu nyine, bagiye batoragura mu mirambo yagiye igaragara ku misozi, bagenda bakuramo abana bakabasha kubarera. Ko ngewe uri kumva yuko nabashije kugira amakuru yimbitse. We yahise avuga ati aka kana reka nkijyanire, kuko n'ubundi uwo yari afite yari yarabashije gupfa, yari yarapfuye, uwo mwana yari afite nyine yari yarabyaye, kuko we yari agiye kuba umumanseri, aza guhura n'abasirikare b'abaminwari babaga hano muri paruwasi ya Mubuga, amutera inda nawe abyara umwana, ari no gushaka kuba ngo umumanseri. Biza kurangira nyine avuze ati n'ubundi amasezerano nanasezeranye na Nyagasani ararangiye, reka nifatire kano kana, ariko Imana izamera nk'umugisha abasha kunjyana gutyo. ubwo ni ukuvuga ngo wabanje kuba muri Eruferina, uva muri Eruferina aragutunga njyana mu muryango, mu muryango wiwe avukamo. none se iyo mu byo wibuka kuva mu buto bwawe, ni ryari watangiye kumva yuko muri wowe utari ahantu mu by'ukuri mufitanye isano y'amaraso? Byambereye ihurizo rirerire, kuko kugera mu imyaka 12 nibwo wenda nari mbashije gutora akenge gatoya, kuko we yari afite akazi akora hano kuri paruwasi ya Mubuga, noneho akansiga mu muryango, mbasha kuba ndi kumwe na bene wabo n'abantu bo mu miryango yabo, kuko icyo gihe narahakubitiwe bikomeye cyane, nakubiswe inkoni n'ubu ngubu ngira n'imvune hano mu rubavu, mfitemo imvune y'inkoni nakubiswe, nakubititse cyane, ariko nyine nabashije kubyihanganira kubera yuko nta handi hantu nari kugana, nta wundi muntu nari nzi. Abantu bose bari banyugarije bari abantu bo mu miryango ye. Nagerageza no kuza mbimubwiye nimugoroba, bakumva yuko mbareze, bakongera mu gitondo bakansubizamo iyindi mihino. Biza kumbera ihurizo rero. Nyine mbasha kubyihanganamo gutyo kugeza mbaye unganya gutyo. Kubera ukuntu bagufataga abo mu muryango batakwishimiye, nibyo byatumye utangira gukeka ko aho hantu atari iwanyu. Yego. Hari ibintu wumva wibuka ukumva ntabwo mu by'ukuri ubasha kubyakira, wenda ugereranyije n'ibyo babaga bakubwira, cyangwa ni ibintu umaze gufata ko nyine ari bwo buzima? Komera. Komera. Mu buzima butari bworoshye se Ruga, wabashije kwiga amashuri
kugira ngo ugendane n'abandi nk'umwana wari wakuze ari mu muryango usa naho mwitaho ariko wabashije byibuze kuba wagenda mu ishuri cyangwa byarangiye nyine batakuretse ngo ujye kwiga? ni uwo mubyeyi yabashije kumfasha gerageza nyine kwiga, ndiga nageze muri toronkome nyine nageze muri toronkome nyine ndiga nzamuka nyine mfite n'amanota meza, ndagenda njya kwiga no muri Orevo, ubundi ndangiza ishuri ngeze mu wa gatandatu nakoze nasiyonari guhera icyo gihe, nta nubwo nongeye no gukurikirana amakuru y'uko rezilita zagenze kugeza na n'iyi saha. Ariko nyine narangije kwiga. Urangije segonderi ukora ibizami ntiwanamenye uko byagenze? kuko umukecuru uwo nguwo nyine nita mama, yego, naramubwiye nyine ngo turebe uko rezilita zagenze, kuko afite telefone nini, arangije nyimutiriye arambwira ngo uzagende ngo baze bagenzi bawe. yego. Ako bagenzi banjye mbabajije barambwira ngo naratsinze, ndangije nawe ntago abizi, nanjye nyine n'ibyo ngibyo nabashije gukuramo. Ariko nyine nashaka kugira ngo nzagere ku ishuri nkorere amafaranga, mbona agatike ngereyo, ubundi njye kureba ko mfite diporome. Ubwo wakoze mu iyihe myaka? Nakoze 2022. Hashize imyaka 3 warakoze ikizami cya leta cya segonderi, ukaba utazi niba waratsinze cyangwa utaratsinze? Barabimbwiye ko natsinze. Barakubwiye ko watsinze, ariko ibyangombwa ntabwo urabibona? Ntabwo nabibona. Wiga mu kahe karere? Karere ni mu ntara y'Amajyepfo. Mu ntara y'Amajyepfo. Kubera muri Muhanga. Muri Muhanga. Muri Jamu. Arabita muri Jamu. Ikibazo cyabaye ubushobozi bwo kujya kureba diplome yawe? Yego. Imyaka 3 yose irashize. Yego. Hanyuma umuntu yakwibaza, none se uyu munsi ubayeho ute ko wumva wamaze kumenya kuri ya muryango atari uwawe, uraho n'ubundi muryango wawe nyirizina w'amaraso nawo nturawumenya? Sasa n'utubwira urwo rusobe rw'ubuzima urubayemo ute? Yego, ubwanjye ngewe ubundi mbayeho ku bwa Nyagasani, ngewe niko nabibara. Niba umuntu ashobora kumara hafi nk'ukwezi n'igice atazi ngo wenda ubahe cyangwa se ubaye ute, uri kumva yuko nyine aba asa nk'aho yakurambitse. Ariko kuba wenda nkifite ubuzima, ngewe ubwanjye nabimushimira. Yego. Kuba nkifite ubuzima ngihumeka umwuka w'abazima, njye nabimushimira. Ubu ngubu tuvugana hashize hafi nk'amezi 3 tutarahura. Ntazi aho aba, ntagera iwiwe, nanjye atazi ngo mbayeho gute. Ariko gusa ngewe kuba nkifite ubuzima byonyine ngenda bishimira Imana. Kuba yarampaye ubuzima bwo kubaho nkaba ndiho uyu mwanya, ngenda bimushimira. N'ubu ngubu ndamutse mbonye nk'ubushobozi njye nanabimwitura. Ngo ko bikuri ku mutima cyane nk'umuntu ku mutima, kuba ngiye mfite ubuzima nkihumeka umwuka w'abazima, ntarabashije kujya aho abandi bari, byonyine nabimushimira. Kuba yaragize n'ako gatima ko kuvuga ati ngewe uyu mwana reka muhe kubaho, murokore agenda ajye mu bandi, azagira ubuzima nk'uko nanjye mufite, ngenda bimushimira. Ntabwo byoroshye cyane ko n'abandi bakurebaga bari bakuretse bakurikira mu mirambo, ariko we agira impuhwe guterura mu bandi. None se urumva wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi, ese ubuyobozi buragufasha? Hari ibikorwa bagiye bagufasha kugira ngo uhindure ubuzima? Kuko abacitse ku icumu bashobora gufashwa mu kwiga kaminuza, bashobora kubakirwa amacumbi, uracyari mutoya, urumva nanone ukeneye naho kuba. Hari igisubizo cyaba kirimo gishakwa mu buyobozi cyangwa biraho biri mu kirere? Gusa nyine ikintu ngiye nshimira leta y'u Rwanda, ubwo yabashije kureba uko mbayeho
ubu ngubu tuvugana hano hakurya bari kunyubakira ahantu ngomba kuba. yego amashuri yo baramfashije ndiga ndanarangiza. Nibyo bintu mbashimira, ni ukuri barakoze. Nta kintu nabo nabashinja. nta kintu wabashinja. ariko gusa nyine ni uko nyine umuntu yajyaga kwiga ahora atotezwa, bwirwa amagambo mabi, no kwiga hari n'igihe wanigaga bitajyamo kubera ukuntu wasize bimeze. warangiza ukaba uri umuntu uri aho ngaho, n'ubundi wagera birutwa yuko ngiye nawe no gukomeza nkaba ku ishuri kuruta uko nari gutaha mu rugo. ni ukuvuga ni abaturanyi bagukomeretsaga mu buryo bw'amagambo? nyine we uwo mubyeyi wandeze we nyine ni umuntu utarakundaga kuba mu rugo. noneho abo yahasigaga bose ukajya kumva ngo kino cyana ngo ubundi ngo ko tutagira icyo dupfana ngo ubundi kizanga kumara iki, amagambo mabi cyane. ugasanga bari kwirirwa bagutoteza, ni wowe ujya kutashya, ni wowe ujya kuragira inka, ni wowe ujya kuhahirira ihene, nta kindi. abandi nyine bagahora ari abami aho ngaho. n'ikijyanye n'imibereho, kurya no kuba wakisanzura mu rugo wapi. ubwo nyine ibyo ngibyo umuntu akagenda bikombayininga mu buzima bwiwe, akabishyingura mu mutima nyine akabireka. none se ibyo ari byo byose ababyeyi bawe bahungira hano kurinda ubwo bagusiga bo bakitaba Imana, hari abashobora kuba bari babazi? nta muntu n'umwe muranahura ngo akubwira ati mbona usa n'uwo kwa runaka? nta muntu n'umwe nanumva kabisa. ngo muranadufasha abantu bakurikira kino kiganiro, mumwitegereze, ufata amashusho nawe agerageze kureba uburyo isura iza kugaragara neza cyane. mwitegereze abacitse ku icumu baba bakiri gushakisha nabo umwana waba waravutse muri iyo minsi. harya ubwo bakubwira ko ari ku itariki zingahe hano? bambwira ko ari ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4. 7 z'ukwezi kwa 4 nibwo batangiye kwica hano ku Mubuga. yego abantu bo ku Mubuga, abantu bo mu nkengero zaho, mushobora kwitegereza isura y'uno musore mukayisanisha n'abantu mwamuzi, wenda tukamufasha nawe akabona umuryango, kuko ni ikibazo gikomeye nk'uko yabivugaga, n'intimba igoye kugira ngo yakoroha igihe cyose atarabona nawe abo bahuje amaraso. tukugarukeho. none se muri urwo rugendo rw'ino myaka yose birumvikana ko ntabwo rwari rworoshye. ni nk'ibiki wumva wibuka abantu baba barakubwiye bisanisha n'ubwo buzima bagukuyemo, wumva bitajya bigusibanganamo mu mutwe? rwose pe ntabwo nabasha kubimenya, kuko uriya mu buzima bwanjye njya nirinda no kubeshya. nta kintu n'iki na kimwe namenya wenda gisa nk'aho bigeze banganiriza. nyine ngiye mbyumva n'abaturanyi, ahubwo umubyeyi waba warambonye we akabasha kundokora, niwe waba uzi byinshi kundusha. ngenda mbyumva n'abantu bo hanze ngo Rugamba wavuye hano muri kiliziya, Rugamba ngo warokokeye ahangaha, nta kindi kabisa. byose ni ibintu wabwiwe? ibintu nagendaga mbwirwa gutyo gusa. ubu se Rugamba, nyuma y'ayo mateka yose, kubw'amahirwe barimo barakubakira icumbi uzabamo, ariko se uba wumva mu by'ukuri inzozi zawe ari izihe? wumva ubuzima bwawe uyu munsi wifuza iki? ni igiki uvuga uti Mana wanshoboje kubaho, nunanshoboza nzagera kuri iki, ndashaka kugera kuri iki? ubu ngubu tuvugana aka kanya, ngewe ikintu cyakihuta kuri ngewe cyo kubasha kuba nakiteza imbere, wenda mbashije kuba, kuko nize mekanike automobile muri Muhanga, mbashije no kuba nakiga driving, gutwara imodoka, cyangwa se mu bushobozi bwa muntu, wenda n'uwo mubyeyi abinyemereye nkiga nko gutwara moto, wenda akaba yamfasha mu bushobozi mfite no mu bwo nawe ufite.
tugateranya wenda tukagura ako kamoto nanjye nkahiga kimwe n'abandi byakoroha cyane. abadukurikiye rero murumva Rugamba afite imishinga, Rugamba afite inzozi, wenda birashoboka ko wowe ukurikiye kino kiganiro hari icyo wumva wamufasha, kuko ntaho afite handi, ntabwo afite umutungo ababyeyi be baramusigiye, urumva ko ntagira neza ifatizo nk'uko abandi banyarwanda bimeze, ngo abe wenda afite undi muntu azabwira ngo mfasha gutya. Wowe udukurikiye ni wowe mubyeyi w'uyu munsi, ni wowe murumuna w'uyu munsi, ni wowe mukuru w'uyu munsi. Ushobora kumubera nyirakuru, ushobora kumubera sekuru, ushobora kumubera se wabo. Wagira umutima bitewe n'ibyifuzo afite, ukaba wenda nawe watanga icyo ushoboye, ariko ubuzima bwe nawe bukamera nk'ubw'abandi. Ariko cyane cyane ni ukuri mukurikira iki kiganiro, mumwitegereze buriya amaraso si amazi. Mushobora gusanga hari umuntu wiwe ukiriho, wamureba ukaba wabona ko basa, bityo tukaba twabahuza. Ndaza gutanga nimero yanjye kuri kino kiganiro, mushobora kuba mwamvugisha nkabahuza na Rugamba, mukaba mwamuha amakuru, niba ari n'ubufasha mwateguye kuba mwamuha bukaba bwamugeraho, nazabahuza nawe. Ariko Ruga, hari ikibazo nibaza. Mu by'ukuri uravuga uti ndifuza kuba nakoresha ubumenyi nakuye muri segonderi nkajya mu bigendanye n'ibinyabiziga, nkaba natwara, ariko se ntabwo unateganya ko wajya kwiga muri kaminuza baramutse baguhaye buruse, ko bishoboka haramutse habonetse uburyo cyangwa ubushobozi bubonetse ukaba wajya kwiga muri kaminuza? Nabyo byashoboka. Urabyifuza? Ndabyifuza, nta kibazo. Ikindi umuntu yavuga, haba hariho ahantu baba barigeze utanga wenda amatangazo kugira ngo abantu babe bamenya niba haboneka umuvandimwe cyangwa se undi muntu wo mu muryango wawe waba ukiriho? Ubwo nari kubinyuza mu zihe nzira uri kumva notamiriwe impande zose. Ari hepfo ari haruguru hose ni ahantu nabaga nsambira, n'uwo nageragezaga kuvugisha ko nabazaga gukora urugendo rurerure, babasha kuzamuka nkagiye hejuru za Bisesero. Ureba ahantu nabaga ntuye n'ahantu muri uyu mudugudu wa Kizibaziba, nta muntu n'uyu n'umwe nabashaga kwisanzuraho mu buzima bwanjye. Kumva yuko byabaga ari ibintu bikomeye cyane. Kuri pe nta hantu nigeze ntanga amatangazo n'amwe. Wari urimo uvuga ukuntu bikuremerera kuba nyine udafite amakuru kuho ukomoka. Umuntu akubajije ngo uba wiyumva ute, wamubwira yuko uba wiyumva gute? Kuba uri umuntu usa nkaho uri umuntu umwe wimenya kuri buri kimwe cyose, utagira uwo wabwira ngo mama cyangwa papa, ibyo biba ari ibintu bikomeye cyane. Kubera yuko buriya mu buzima iyo ufite uwo wakita mama, niyo waba umwe, niyo abantu bose baba bavuga ngo ni umusazi, ariko ugapfa kuba uvuga yuko ari umubyeyi wawe, ibyo ngibyo nta kintu biba bitwaye. Hari igihe bijya biba ngombwa ukumva muri wowe icyo kintu urakibura kikakubera umusaraba, ukumva kikubereye ikibazo cyane. Nk'ibyo yagenze gute? Cyane cyane nk'iyo abandi bana barimo bahamagara ababyeyi babo ati mama, byonyine birahagije. Ariko wowe utatinyuka, kuko burangiye nakuze mu buzima bwanjye ntazi yuko izina papa ribaho cyangwa se mama, kuko nta muntu nagiraga nita mama. Ariko nje gukura, uriya mubyeyi mbona asa nk'aho ambera umubyeyi, nkagerageza kuvuga izina mama. Kuva navuka sindigera mpamagara izina papa, ntabwo byigeze bimbaho. Rero kumva yuko ni ikintu gikomeye kuri njyewe rwose mu buzima ntigeze mbona. Hari ahantu bigera, hari nk'ikintu uhuye nacyo kikaba kikwibutsa icyo kintu cy'amateka yawe. Hari ibintu ujya uhura nabyo ukabona biragusubiza inyuma muri ayo mateka. Buriya mu buzima hari igihe
gerageza kuba waba uri kumwe n'abandi bana bagenzi bawe, ukajya kumva umwana umwe arakubwiye ati njyewe iki kibazo kimbayeho ndaza kukibwira mama kandi arakinkemurira. Kandi noneho mwaba muri risiki imwe ukibaza ese njyewe ko nta mama ngira nta papa ngira ubundi ndabitura ndi. Icyo kintu ugasanga ni ikintu kikubereye umusaraba kuri wowe, nyine ukavuga ati muri njyewe njyewe ndibera papa kandi nanibere mama, nikitanakemuka wenda sinzi uko biri burangire, ukabyihanganira. Nyine byari ibintu biguta mu kagozi bikakagutamo, haba ari umuntu uri bukugirire impuhwe akakurengera, nyine uwo nguwo ugasa nk'aho umufashe nk'umubyeyi. haramutse hariho umuntu wawe wo muri mu muryango wamuha nk'ubuhe butumwa? Haramutse hariho rwose akaba ari no kunyumva kuri njyewe rwose pe, namubwira ati kuri njyewe nta kindi kintu nakirwa musaba. Kuri njyewe wenda mvuga ngo ndajya kumusaba ngo iyo minani cyangwa se ayo masambu, ahubwo namusaba kuba ko ngiye twaba turi kumwe nkaba nzi neza yuko ari mama wanjye cyangwa se ari papa wanjye. Ibyo ngibyo byaba bihagije umutwaro kuri njyewe, umutima wanjye ukabasha kuruhuka. Ndumva mu myaka yose 31 ishize nta kindi nakirwa mubaza. Icya mbere ni uko yambera umubyeyi nanjye nkamubera umwana. Wenda umubyeyi amahirwe yo kuba yaba ariho byo biragoye, ariko wenda nk'undi wo mu muryango wa kure cyangwa se wa hafi duse n'ababirota, haramutse ari ukumva ni ubuhe butumwa wakwifuza ujya wifuza kuba waha umuryango wawe? Kuko ibyo byose umuryango wawe wigeze kubaho, wasanga hari n'umuntu ukiriho. ngewe kuri njyewe ijwi riba riri mu mutima wawe riba ribabwira ngo iki? ngewe rwose aje akanyegera akambera umuvandimwe cyangwa se akambera umubyeyi, byanshimisha kurushaho kabisa. Ibyishimo kuri njyewe byaba biri kundema, kuko imyaka ishize ntagira umuvandimwe ntagira umubyeyi, ni nk'igikuku cyaje kikangwira kuri njyewe cyangwa se kikagwa nko mu bwonko bwanjye. Kuko n'ubu ngubu iyo numva nta muvandimwe ngira kandi hari abandi bafite abavandimwe cyangwa se bafite ababyeyi, erega urakitwa imfubyi ariko warigeze ubona no ku mubyeyi rimwe cyangwa se kabiri. Urakitwa imfubyi byibura warigeze uvuga ati mama yabayeho arapfa nari muziho naramubonyeho, cyangwa se baramumbwira ati runaka yasaga na runaka. Ntabwo ngiye icyo kintu ntabwo kigeze kibaho. Aramutse ahari yaza tugafatanya mu buzima, tukabana, tugasangira amaraso nk'umuvandimwe wanjye, n'ubundi tukabana, ariko nkavuga yuko mvuka kwa runaka. Ibyo bintu byonyine bikabaho. Ibyo ngibyo byanshimisha kabisa. Bakoze mwakurikiye rero ubutumwa bwa Rugamba. Niba hari umuntu wabona ajya gusa n'uyu musore, ni ukuri ntacyo byatwara uramutse ushakishije amakuru kugira ngo umenye niba atari mubyara wawe, atari umwana ukomoka mu bisekuru by'iwanyu, kuko ibyo ari byo byose hari abiwe bakiriho. Ntabwo abantu bose baba barashize, byanze bikunze hariho umuntu waba ukiriho. Ndamutabarije rero, mumwitegereze mumurebe. Ndamutabarije uwaba ashoboye gushaka amakuru, uwaba ashoboye kuba yibuka amateka ya Mubuga na Bisesero, hagati aho mukaba mwibuka umubyeyi waba uruherutse kubyara icyo gihe, umubyeyi wari ufite uruhinja muri uko kwezi. Murebe niba nta muntu mwaba mwibuka basa, tumufashe n'umuvandimwe nawe byibuze aruhuke mu mutima, abone umuntu yakwita ko bafitanye isano. Murakoze, nawe utaha nkuko nabivuze kuva kare, murebe munsi y'iki kiganiro murabona nimero za telefone mushobora kwifashisha tukabahuza na Rugamba, mukaba mwamenya amakuru yandi yisumbuyeho. Niba utarakora subscribe kuri
uru rubuga rwacu rwa Inama TV nicyo gihe cyo kubikora, kandi iki kiganiro gisangiza abandi kugira ngo uno mwana, uyu musore agire amahirwe nawe yo kugira umuryango. Murakoze, ibihe byiza.